Yesu ashimwe bene data, turashima Imana kuri uyu munsi, turashima Imana ko dukomeje amasengesho yacu. Uyu munsi turi ku munsi wa 11 amasengesho y'iminsi 21. Turashima Imana ko yabanye natwe kandi ikaba ikiturinze kandi ikaba izakomeza kuturinda. Mukomere mushikame kandi murwane kigabo, mwizere Imana ko nta muntu wayizeye wigeze akorwa n'isoni. Ubwiza bw'Imana isumba byose babeho, icyubahiro cy'Imana isumba byose kibabeho. Reka dusenge kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko ari we Mana yumva gusenga kandi Imana ishobora byose kandi y'ubuntu n'imbabazi. Uriho, wahozeho kandi uzahoraho ibihe byose. Data, ni ukuri duciye bugufi, reka ijambo ryawe rikorere mu mitima yacu kandi ijambo ryawe ari ryo rituyobora. Mwami, urakoze ko uri kumwe natwe nka Alpha na Omega. Mwuka wera ngo dusobanurire kandi dukomeze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data, reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ijambo turi busange mu Migani ibice 22 umurongo wa 3. Ibice 22 umurongo wa 3. Haravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umutwe w'ijambo tugiye kureba uyu munsi uravuga ngo, urakubaza ngo ni ikibazo kibaza ngo wikinze he cyangwa se wikinze ute. Kubatubwira ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga. Ikibazo kibaza ngo ese wowe wikinze he? Ese wowe wikinze ute? Ko turi mu bihe bigoye, abantu bafite ubwoba, imitima myinshi ihagaze, isi ibuze igisubizo, ubwoba ari bwinshi. Ese ibi biko twavuga ngo turi mu bihe bibi bitari byiza, kandi umunyamakenga iyo abonye ibibi bije akaba abyikinga, umuswa agakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Ikibazo kibaza ngo wikinze ute cyangwa se wikinze he? Mu by'ukuri kurinda umubiri nibyo, turinze umubiri, twagumye mu rugo, turakaraba, turarinda gusuhuzanya, turahagarara muri metero imwe, twirinda kujya aho abantu bari, twaguma mu rugo, twirinda ingendo zitari ngombwa. Ariko hari akandi gace k'ubuzima gashobora guhita kangirika kitwa umutima. Mu by'ukuri hari umutima. Umutima wawe uwuhishe. Umubiri ko uhishe mu nzu, mu rugo, ugumye mu rugo, ukarabye intoki, wirinze kujya hari abantu benshi, ukaba wirinze ingendo zitari ngombwa, ese umutima wo uwukinze he? Kuko umutima we urakomeza ukagenda. Niyo hari igihe uguma mu rugo ariko umutima we ukagenda, ndetse ukajya no mu bihe bizaza, ukajya na kera. Uyu munsi numvishe abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko hari ikibazo cy'ihungabana kubera iki kintu. Hari uburwayi busanzwe bwa coronavirus bw'icyorezo, ariko hari n'ubundi burwayi abantu barimo guhura nabwo bwo kugira ikibazo cyo mu mutwe, bwo guhungabana umutwe kubera ibihe, kubera ubwoba, kubera guhagarika umutima, abantu bagahungabana. Rero uwo mutima nawo cyangwa se ibitekerezo cyangwa se uwo muntu w'umwuka nawe akeneye aho kwihisha. Ibi biteye ubwoba kuko coronavirus irica, indwara y'umubiri, ariko ifite imbaraga mu bitekerezo kurusha ku mubiri, kuko ubwoba nibwo bufite umuvuduko muremure n'imbaraga nyinshi kuruta impact igaragara ku mubiri. Mwene data, uyu munsi ikibazo kirabaza ngo wikinze he cyangwa se wikinze ute? Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Ndababwiza ukuri, hari abantu bamerewe nabi mu bitekerezo, bahungabanye ku rwego rwo hejuru, bafite ihungabana ryo ku rwego rwo hejuru, ku buryo niyo wavuga ngo uyu munsi birarangiye, basigarana ibimenyetso byabyo no mu buzima, no mu bukungu, no mu mikorere, no mu bintu byose mu buryo bukomeye.
noneho rero urabona ko uwiteka niwe uzi igihe bizarangirira. ibyumweru bibiri byongeweho, iminsi 15 yiyongereyeho ku gihe cyari giteganijwe cyo kuguma mu rugo, hiyongereyeho iminsi 15. hari abantu bahungabanye ku rwego rwo hejuru, ariko uyu munsi mwene data ntukwiye kumera nk'abapagani. Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana, turaza kureba aho dukwiye kwikinga. Zaburi ya 91 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Zaburi ya 91 ni zaburi izwi cyane, ariko ngira ngo twifashishe kugira ngo twumve aho twakwisha. uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. kuko ari we uzakiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. aza kubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo ni icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Amen. Mu by'ukuri Uwiteka niwe buhungiro bwacu, Uwiteka niwe bwikingo bwacu, muri we niho dukwiye kwikinga. Ariko ibi turabivuga ku rurimi, ariko si umuntu yikinga ate? Ni gute umuntu yikinga mu Uwiteka? Ni gute umuntu yisha mu Uwiteka? Ntabwo ari ku magambo, ntabwo ari ku rurimi, ntabwo ari ukubisakuza no kubiririmba no kubishyira kuri status no kubishyira ku magurupe no kubishyira ahandi. Oya, bifite icyo bivuga. Imigani 4, reka dusome Imigani 4 umurongo 20 kugeza ku 23. Haravuga ngo, mwana wanjye ite ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Mu by'ukuri ni gute Uwiteka yakubera ubwihisho? Nuko ugumana amagambo ye mu mutima wawe. Hano Salomo aravuga ati, mwana wanjye ni bwenge. Salomo aravugishwa n'umwuka w'Imana, aravugishwa na Kristo. Aravuga ati, mwana wanjye ite ku magambo yanjye. Wowe mwene data, ite ku magambo y'Uwiteka. Tegera ugutwi ibyo Uwiteka avuga. Aravuga ati, tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ibyo ari byo bugingo bw'ababibonye. Mu by'ukuri ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana, nibwo bugingo bw'abaribonye, niryo bugingo. Yesu yaravuze muri Yohana 5, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 60, aravuga ngo, ayo magambo mwumvise niyo bugingo kandi niyo mwuka. Ayo magambo mwumvise niyo bugingo kandi niyo mwuka. Haleluya. Hanyuma Salomo aravuga ati, mwana wanjye ite ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ibyo ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose, bigatuma umubiri wabo urokoka. Uyu munsi indwara nyinshi z'umubiri zifitanye isano n'umutima. Uyu munsi abantu bashobora kudevelope indwara z'ibifu, indwara za hypertension, indwara z'umubiri zisanzwe, uko n'icyorezo gishaka immunity, gisanzwe ufite immunity, gisanzwe ufite ubudahangarwa bw'umubiri, ushobora kukinesha. Ariko gisanzwe watendebutse mu mutima n'umubiri utendebuka. Kurinda ubudahangarwa bwawe bya mbere ni ukurinda umutima wawe guhungabana.
kandi nta kindi cyarinda umutima wawe guhungabana ni ijambo rya Kristo. Ku ijambo rya Kristo uko ryari riri ejo niko riri uyu munsi kandi ko rizahora iteka ryose, niryo ridahungabanywa n'ibihe. Ijambo rya Kristo ntirihungabana. Amagambo y'abantu arahungabana kuko na ba nyirayo bahungabana. Igituma ijambo ry'Imana ridahungabana nuko nyiraryo adahungabana. Uko yari ari ejo uyu munsi niko ari, ni ko azahora iteka ryose. Uyu munsi mwene tunabwira ngo ite ku magambo y'Uwiteka, ite ku byo Uwiteka avugana nawe, ubishyire imbere y'amaso, aba aribyo bikumurikira inzira, aba aribyo ubyambare nk'amareneti. Ibyo ureba byose birebere mu ijambo ry'Imana. Amatangazo usoma y'ibyemezo bifatwa, y'amabwiriza atangwa, y'amakuru acicikana ku isi, ambara amadorubindi y'ijambo ry'Imana. Ibyo urebye byose birebere mu ijambo ry'Imana. Nubirebera mu ijambo ry'Imana uraba birebeye mu gukomera kw'Imana. Nubirebera mu gukomera kw'Imana ntabwo bizaguhungabanya, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Uwiteka ashobora byose kandi nta gishobora kurogoya imigambi ye, ndetse ngo bidashobokera abana b'abantu kuri we birashoboka. Ku Uwiteka byose birashoboka mwene data. Hanyuma rero ngo ntibive imbere y'amaso yawe, ibyo ijambo rya Kristo ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryakurinda umuze. Umuze ni indwara z'umubiri, ni ihungabana ry'umubiri, ni ukonda, ni ukunanuka, ni ukumererwa nabi ku mubiri. Ibyanditswe byera nibitura mu buzima bwawe bikaguhindukira ibyo kurya bya ku manywa na nijoro, bizatuma ugira sante, bizatuma ugira ubuzima buzira umuze, kandi bizarinda umutima wawe. Kuko yavuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Uyu munsi turinze umubiri, turakaraba, turirinda kujya aho abantu benshi bari, turirinda ingendo zitari ngombwa, turaguma mu rugo, turakaraba, turakora n'ibindi byinshi byo kwirinda mu buryo bwose. Ariko hari aho ukwiye kurinda kuruta ahandi. Iyo umuntu yananiwe kurinda umutima ntashobora kurinda umubiri. Uyu munsi hari abantu kuguma mu rugo byabereye ikigeragezo, byabereye umutwaro, kubera ko mu mitima yabo batayirinze, byavunnye bikomeye, barasohoka bameze nk'abiyahuzi. Ibyo babwira ntibabyumva, barumva bimeze nk'umusaraba, baritotomba. Wagira ngo leta niyo irimo kubafunga, ntabwo ari ibafunga. Ibyo ikora bikora ku neza ya buri wese, ku neza yawe no ku neza y'abandi. Ariko nutarinda umutima biraguhindukira umusaraba. Ntabwo uri bubone kuma mu rugo nk'igisubizo, urabibona nk'ikibazo. Ntabwo uri bubone gukaraba nk'igisubizo, urabibona nk'ikibazo. Ntabwo uri bubone kutajya ku isoko no mu kazi nk'igisubizo, urabibona nk'ikibazo. Ntabwo uri bubone kutegerana mugenzi we nk'igisubizo no kudasurana, urabibona nk'ikibazo. Ariko wagombye kubibona nk'igisubizo, nturibone nk'igisubizo nutarinda umutima wawe. Umutima wawe nta handi uri burindirwe, ni ukurindwa mu ijambo ry'Imana. Nibwo bwihisho, nibwo batubwiye ngo uguma mu rwihisho rw'isumba byose. Urwihisho rw'isumba byose ni ijambo rye. Urwihisho rw'isumba byose ni ijambo rye. Amababa y'isumba byose ni ijambo rye. Igicucu cy'isumba byose ni ijambo rye. Nta handi uzarokokera. Isiraheli ijya kurokoka mu gihugu cya Egiputa mu byago 10, abana b'imfura barimbuka n'uburiza bw'amatungo. Umurimbuzi yagendaga areba amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Inkomanizo z'umuryango, Imana yabwiye Mose ngo uyice umwana w'intama, agenda ashyira amaraso ku nkomanizo z'umuryango y'Abayisiraheli, ngo umurimbuzi naza umuryango ari busangeho amaraso aratambuka. Niki cyatumye izi mbaraga z'amaraso y'umwana w'intama asanzwe babaga zigira ubushobozi? Ni ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo ryari nyuma y'amaraso y'umwana w'intama, niryo ryatumye Isiraheli irokoka, Egiputa yose irarimbuka. Uyu munsi ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, ariko kiraza kugira ububasha nuha imbaraga iryo jambo rya Kristo, kariha imbaraga. Uyu munsi niryo riri burinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ijambo ry'Imana none mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku 21. Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku 21 baravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, nta mbaraga rifite. Iyo bababonaga bagenda bashyira amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'imiryango yabo, ntago byari ubupfu. Ariko kuko inyuma y'ayo maraso hari kidasanzwe. Cyari kidasanzwe ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Imana inyuma y'ijambo rye kugira ngo risohoze. Haleluya. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa.
mbese none umunyabwenge ari he? Nimumbwire umunyabwenge ahari, ko abantu bose babuze igisubizo. Umwanditsi ari he? Umunyempaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bwabo n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. Haleluya! Imana yishimiye gukiza abayizera ikoresha ubupfu bw'ibibwiriza. Uyu munsi aya magambo ndimo kubwira niwo muti. Uyu munsi amagambo nkubwira niwo muti, nicyo gisubizo, nicyo cyagukiza. Ariko bisa naho ari ubupfu. Ariko kuwizera Imana ni imbaraga z'Imana. Haleluya! Ni imbaraga z'Imana. Mu gitondo naboherereje ibintu 6 wakoresha kugira ngo uce muri ubu buzima, muri ibi bihe turimo udahungabanye. Mu by'ukuri hari uri bukurikize, hari uri busuzugure, hari n'utari bubisome, hari n'ubiposita akavuga ngo amina atarabisoma. Abenshi bahita bavuga ngo amina atari yanabitekerezaho, bikarangira na amina utabitekereje. Ariko uyu munsi ndakubwiza kuri mwene data urimo kumva aya magambo, umunyamakenga iyo abonye ibi bije arabyikinga. Kandi batubwiye ko Uwiteka niwe bwikingo bwacu. Kandi Uwiteka azaba ubwikingo bwacu gute? Azaba ubwikingo bwacu gusa nitwikinga mu ijambo rye. Tuzikinga mu ijambo rye ryari? Nitwiringira ibyavuzwe n'Imana, tukiringira ijambo rya Kristo, tukarigumana ku mutima, rizarinda ibyadutse byose tukabirebera mu ijambo ry'Imana, tukabirebera mu mbaraga z'Imana isumba byose. Uko nibwo buryo Uwiteka yakubera ubwikingo, nibwo buryo Uwiteka yakubera amababa gutwikira, nibwo buryo Uwiteka yakubera ubwihisho, nibwo buryo Uwiteka yagutwikira abantu bakaguha iburyo bwawe n'ibumoso bwawe ntacyo wabaye ukomeye. Erega burya hatentebe ku mutima, ntihatentebe ku mubiri. Erega burya niyo bakwica ugapfa ufite ibyiringiro, ntabwo uba uneshejwe. Bibaye ibyo bica Yesu, gupfa kwa Yesu bari kuba bamunesheje. Ariko oya, yagiye imbere ya Pilato ashize amanga, abambwa ashize amanga, arazuka ku munsi wa 3. Intumwa za Yesu zapfuye zihamya. Petero avuga ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye, mumbambe muncuritse. Aparirimba, apahimbaza Imana. Yaranesheje. Niki cyanesheje? Ni umutima. Ubundi se ninde utazapfa? Ubundi se ntituzapfa? Erega ijambo ry'Imana rivuga ngo ku mukristo w'ukuri gupfa ni inyungu. Haleluya! Niyo wava mu mubiri ukava mu mubiri ukiringira Imana, udafite guhagarika umutima, udafite kwiheba, ukiri mu byiringiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yarapfuye kugira ngo avane yarapfuye arazuka kugira ngo akize abari mu bubata bwo gutwarwa n'urupfu iminsi yo kubaho kwabo yose. Yarapfuye arazuka kugira ngo akize abari mu bubata bwo gutinya urupfu iminsi yo kubaho kwabo yose. Uyu munsi mu wowe batuye ububata bwo gutinya urupfu turimo, ndimo, nawe urimo mwene data. Wigira ubwoba, rinda umutima wawe, komera, rwana kigabo, irinde, kurikiza amabwiriza, ariko udahagaritse umutima. Umenye ko ibi bizahita nk'uko n'ibindi byose byahise. Mwite ku magambo nawoherereje mu gitondo. Ibyo ari ibintu 6, byiteho, biha agaciro. Uyu munsi niba hari umuhanuzi ukomeye mu buzima bwawe mwene data, ndabwira bene data, ndabwira abo mbereye umubyeyi, ndabwira abo mbereye umushumba. Uyu munsi niba hari umuhanuzi ukomeye mu buzima bwawe, nijye nk'umushumba wawe, niba unyemera nk'umushumba wawe. Ibyo nkubwiye ni ubupfu bw'ibibwiriza, ariko nizo mbaraga z'Imana ishobora byose. Nicyo cyagukiza. Bifate, ubisome, ubigenderemo, ubyumve. Ijambo tuvuga urikurikize, urigenderemo, urikomereremo, urisengeremo. Ni ukuri ubwo bupfu bw'ibibwiriza niyo nzira Imana ahisemo yo gukiza abantu. Nta kindi gitangaza utegereje. Oya, kurikiza ijambo ry'Imana, kurikiza ibyo tukubwira nk'abashumba bawe. Uburyo tukubwira wakira, uburyo tukubwira wakwirinda, uburyo wakwirinda. Kora gahunda y'umunsi. Muri gahunda y'umunsi shyiramo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana wiherereye uri wenyine. Kora ibyo tukubwiye. Gira umwanya wo guterana n'abandi. Niba muri mu muryango mu rugo, niba mukurikirana online mukurikirane. Gira umwanya wo gusengana n'abandi.
gira umwanya wo kwijijura kugira ngo wokipe ibitekerezo byawe, ukinge ibitekerezo byawe mu byiringiro. Erega ufata umwanya wo kwiga abandi barira, uwo nguwo afite ibyiringiro. Ufata umwanya wo kugira ibyo ahugiramo abandi bajagaraye, uwo afite ibyiringiro. Bigenderemo, menya yuko ibi nabyo bizahita nk'uko n'ibindi byahise, kuko Uwiteka ari ufite ijambo rya nyuma ku bihe. Ibihe biratambuka ariko mwene data byiguhitana. Rinda umutima wawe. Ikibazo si ugupfa, ikibazo ni ugupfa uhagaze. Ikibazo si ugupfa ku mubiri, ikibazo ni ugupfa uhagaze. Byagusiga unapfuye uhagaze, waba uyu munsi uhari ariko upfuye uhagaze. Oya, rinda umutima kuruta ibindi byose birindwa. Umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga. Uyu munsi ndakubaza ngo wikinze he? Ikinge mu ijambo ry'Imana, ikinge mu mababa y'Imana, ariko kwiringira ibyanditswe. Salomo yavuze ngo mwana wanjye ite ku magambo yanjye, uyategere ugutwi, uyashyire imbere y'amaso yawe, kuko ayo niyo bugingo bw'abayabonye kandi niyo muze muke ubuzima bwabo. Rinda umutima kuruta ibindi byose burindwa. Urindire mu ijambo ry'Imana, urindire mu magambo y'Imana. Komera ushikame, wifata amabwiriza barimo gutanga nk'igikuba cyacitse. Oya, ni solutions barimo gutanga, ni umuti barimo gutanga. Bifate nk'umuti. Komera, ntacyo uri bube, nta gupfa. Wipfa mbere yo gupfa, witenebuka mbere yo gupfa. Komera, shikama mu mutima, tura amagambo mazima, gendera mu ijambo rya Kristo. Uwiteka akikurinze ntacyo waba. Uwiteka niwe waguhaye ubuzima, niwe uzabukwambura, nta kindi cyabukwambura. Ntabwo byakubuza kwirinda no gukurikiza amabwiriza uko bayatanga ngo uyagenderemo. Ibyo ni ngombwa ko Imana yaguhaye ubwenge, ugomba kugira icyo ukora. Ariko ba mu bwihisho bwisumba byose, ikinge mu ijambo ry'Imana, ikinge mu cyo Imana yavuze. Kurikiza ijambo ry'Imana, kurikiza ibibwiriza. Imana yahisemo gukirisha abayiringira ubupfu bw'ibibwiriza. Uyu munsi Uwiteka ashaka gukirisha urupfu rw'ibibwiriza. Ibibwiriza urimo kumva kano kanya bisa naho hari ubupfu ku batizera Imana, ariko kubizera Imana ni imbaraga z'Imana. Ibyo tubabwira ni ubuzima, ibyo tubabwira ni imbaraga z'Imana isumba byose. Yesu ashimwe bene data. Ikibazo kirabaza ngo wikinze he? Wikinze ute? Ariko ijambo riratubwira ngo ikinge mu Uwiteka, ikinge mu ijambo ry'Imana. Kurikiza ibibwiriza, kurikiza ubupfu bw'ibibwiriza, kuko ubupfu bw'ibibwiriza kubizera Imana nizo mbaraga z'Imana, niyo nzira y'Imana. Wigira ngo Imana izagukiza mu bundi buryo, iragukirisha amagambo urimo kumva, iragukirisha. Yakurikize, yagenderemo. Biriya bintu bitandatu nababwiye mubyiteho, mwikinge aho, mugire ibyiringiro, mugume mu Mana, mushaka ibibokipa, shaka ibikokipa. Wikwirirwa ushaka amakuru, wipfusha igihe ubusa. Iyo upfusha igihe ubusa urimo kwipfusha ubusa. Iyo kipe iyiteho, iyubake, iringira Imana, senga Imana. Ni igihe cyo gutuza, ni igihe cyo kwegera Imana. Ikinge mu Uwiteka. Umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga, ariko umuswa abijyamo akabazwa nabyo. Wijagarara mu makuru, wijagarara mu bihuha, wijagarara mu biteye ubwoba n'abantu bakabya inkuru n'ibindi. Wowe jya mu nzu wikingirana, ushaka Uwiteka. Jya mu nzu, ihishe mu ijambo ry'Imana. Kora gahunda zawe ku munsi, uzikurikize. Uwiteka azabana nawe mwene data. Icyubahiro cy'Imana kibabeho, ubuntu bw'Imana bubagote, imbaraga z'Imana zibabeho. Mwumvire ibibwiriza, mwumvire ijambo ry'Imana, ribabere ubwihisho n'ubwikingo muri ibi bihe bitoroshye, ariko bizarangira nk'uko n'ibindi byose byarangiye. Imana ibagire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe no gukomera. Urakoze kuri Imana nzima kandi y'urukundo. Ndagushimira kuba ijambo ryawe rizima kandi ry'ukuri. Icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru Mwami. Reka Mwami twikinge muri wowe, twikinge mu ijambo ryawe kandi turikomereremo, kuko nta muntu wakwiringi wigeze akorwa n'isoni. Icyubahiro kibi cyawe komeza bene data kandi ubakomeze muri byose. Be gutinya ko niwe utubeshaho, niwe utugaburira, niwe utwitaho, niwe uduha ubuzima, niwe uduha guhumeka no kubaho. Igiteye ubwoba cyose ntabwo kikurusha amaboko. Niwe Mana ishobora byose ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.